Ndi papa sava. Hindukiza n'ibyo ngibyo bindi. Ariko se ko niko wabwira ko ndi kuyashaka. Abashadege burya hari ibintu umuntu yumva n'ibindi umuntu atumva. None se uko ikibazo kiri. Terura iminsi bingahe. Reka. Uyu muntu iminsi 3 ubyanza bikamara icu. Munare. Mushira hasi. Have sigaho umugore we ntabwo turaba. Mutabare upanze amashura. Have sigaho ntabwo turabajura wa mugore. Hindukiza Ko yasaze mama. Have wa mugore we sigaho. Si umugore. Mwatabaye amashura. Ariko mushira hasi cyangwa habaye mushira hasi. Mutabare. Ntago. Icara hasi. Uracyari ko urimo urananira nawe. Icara hasi. Uraburana. Icara hasi. Baravuga ngo icara ukaza kuburana. kandi kuramuri n'ibiri. Have sigaho. Genda gake. Umva. Ajye mubaza mukamenya ibintu byerekeye. Mazade bigenze bite? Yawe ninjiye mbona abantu barimo barapakura ibintu basohora mu nzu. Aba bantu ndababwira nta nubwo bafite ku manywa y'ihanga bajura b'ikigiye batiruko. Babakubita bamenye imitwe musobanurire byose. Umva ariko se oya mureke mbabwire. Ariko se mada wakwiba uri kumwe na boss. Turi kumwe na boss ari hano mu nzu. N'urugo nyine. Turi kumwe na boss. Ahinduye imivuno mwiba kumanywa she. Gomburi mbro. Simvitse ko numvindurani waje. Ibintu sobanura. Wajuka dukiza baba. Basaba kumbura mu nteye n'ibiki. Abantu barasohora ibintu mu nzu nawe uryamye. Calm down. Ubinduru yavuze hariya yose. Calm down, Papa Sava, please. Calm down. Calm what? Sheri bigenze bite? Ngo sheri. Barimo barasohora ibintu babibaze mu nzu nawe uraho mu nzu. Abantu barinda bibinzu bakayisabura bene akajya n'urahanga narego mujye mureka. Ntabyo gutuza sobanura ibintu byayo. Ntacyo nsobanura mbwira. Umva tuvugane. Ibi cyo mbwira ariko. Ko se muri mubwire. Umva tuvugane. Wavuganye n'umugore. We cuma sana. Genda muvugane ibyo muvugane. Ntawe ugenda ntawe uva hano. Renga hajya urenga hari. Yewe nyene ituze. Senda we muvugane nacyo. Abajura ko batagira isura no mwebwe muguye n'iki ko turabajura. None. Oya none. Ceceka sabe maso ufite n'umunwa we. N'ibiki uri kunkorera koko. Mukozi biki se? Mukozi biki? N'ibiki uri kunkorera. Mukozi biki nyine? Njye byo nkene no kumpa ubusobanuro bwa bari abantu na biriya bintu basohoye ahangaha kandi uri mu nzu Ibisobanuro by'iki? Ibisobanuro byumve. Ibisobanuro bya biriya bintu biri hara hanze. Wese ntabwo wansanze. Njye mvuye hano none ahangaha. Usize mu nzu. Ngarutse ibintu nsanga byangaye hanze. Nsobanura impamvu ibintu biri hanze. Kose watuje. Ha soni. Watuje kandi reka nkubwire. Abantu basohora ibintu uri mu nzu. None se ni ahubwo wakagombye kwibaza uti ko babisohora uri mu nzu. Nyine bisobanurire ko hari ibisobanuro Jewe ndicaye panze umupango mwiza ugufitiye inyungu ku bitekerezo byanjye byamvunye ku bushobozi bwanjye bwamvunye ku mafaranga no buretse gatumaze banza wumve uwo mupango uri urambwira twararanye mu nzu twaraye mu buriri bumwe twabyukanye nagusiza hanga uwo mupango tugeze umbwira ninjoro ni mupango nyabaki umupango utambwiye mu gitondo ni mupango nyabaki ndashaka kukubaza ibibazo ndashaka kukubaza ibibazo mbwira bimbaza surprise uzi cyari cyo igiki surprise uzi cyari cyo surprise guburenganza iyo surprise situma ngewe nzamvuze induru nkahamagaza karitsiye akagari kose kagavuga ubuyanza ukubita umuntu iritafa ntabwo kumena umutwe nari kuruhukira kugira hasi ntabwo ngiye bari munjyane muri gereza nari kuruhukira he bansobanurire bansubize nari kuruhukira bagomba kujya nyine muri gereza ko ariko hanyuma izo surprise ni surprise nyabaki narakubwiye nti ko rubizi ko ngiye natinda kuki utabimbwiye dore ko ibintu biteye ngewe nicaye ndatekereza ndavuga nti rero nka digidigi kuva ntangiye kuba umuntu w'umusirimu kuva afite umugore mwiza inzu nziza nk'iyi ngiyi ntabwo nayibamo mfite amafaranga ngo vanemo n'umuntu twicare ku ntugu ubutebe bwa munyesho bwa nta kigenda ndicara ndavuga nireka nzana intebe nziza z'amafuteyi 4 3D urumva maze kuvuga iby'izo ntebe ndicara ndavuga nireka nzane firigo imwe ifite etage icyo hasi gikonjesha icyo hejuru gishyushya ndicara ndavuga nireka nzane bya microonde nicare nzana amapasi ameze ukuntu amwapuriza kandi utera bibiri binagenda binapuriza binashyushya hasi ibyo byose byari surprise mwebwe muritora gute mukasora ibintu nta gahunda ubi bakomanywa Papa Sava nukuri ntabwo twaje kwiba
aho iwanjye habaye ubibona se ntabwo ariko nizere papa sava nawe unzi ariko nizere ko nta muntu bishe iki se nawe unzi kwera njye papa sava ngeze ndeba mu mitima ntabwo ndimba nukuri ko imana ntabwo asa n'umuntu wakwiba niko kayita niko kayita nta soni niko cha nta soni uratinyuka ahantu mwaje kwiba murahazi vie witwita abajura mani twebwe ntabwo turi abajura oya macacaka kandi mugabanye urusaku akumukana gute ko mushara niba kiri uko gisa mazebe mutara abajura mugatinyuka uru rugo ubu mwajemo muzi nyirarwo nukuri ko imana ndimba ntabwo naje kwiba nyirarwo muramusobanukiwe neza ntabwo naje kwiba mugatinyuka mukaza kwa Ndimbati Silvestri mukagera ku muryango mwarangiza mugatera intambwe mukagera no mu nzu niko oya ubu muransobanukiwe sabima byagiye ko tubana mu nzu sibyo ubukene tumaranye iminsi urabuzi nanjye ndabuzi amafaranga wayakuye he ko no kubona amafaranga kugura umushitsi fanta byari ikibazo amafaranga yakuye he umuntu turarana mu nzu mu buriri mumwe mu cyuma kimwe mu nzu imwe kubona amafaranga se mu gitondo kimwe ngo amafaranga kuki utabimbwiye kubona amafaranga se ni ibintu bikaze je no kugira gutya empa nkabazanye miliyoni amafaranga se wa empa nkabazanye miliyoni ntabwo ari ibintu bikaze kuvuga ngo digidigi nazanye amafaranga sibyo mfite ubwenge mfite igihe mfite ukuntu ngomba kwiyaranja kuri situation za tere nkazana amafaranga genda ica ndavuga no irakara ariko sheri genda ndavuga reka mbigutunguze bizane mpamagara abakarasi bari ureba barana abantu bakarasi bano ku muhanda ndavuga nti mutware izi ntebe madamu naza arazasanga nazanye ibindi bishyashya watuje ibyo byose ko urukundo bangira ngo nkunde nkwereke uribuka ejo bundi waneraga hejuru ngo mbwira umushahara uhembwa ngo ugira gute kuba mpembwa ibihumbi byinshi ni ikintu ntushobora kwicara ngo uvuge uti reka nicare digidigi ahangaburire nijye ntuze umutima utuze ntumva ntabwo ngiye ibyo ngibyo ntabwo ari cyo kintu wabwira ngo unyumvire ariko icyo tumva ni icyo tumva ni asanga ibintu hanze abantu bazi genda kubwiye ngo aba bapagasi baje kubitwara izo ntebe zivuga wazishyuye intebe jewe no nakoze commande deja commande deja hariya irangaje urumva komande ni ukuvuga ngo ni ukuzana kandi ibikoresho bya 0 kilometero bashyiremo hariya ubundi mukadigidigi yicara avimvire ubuzima bw'icume ibintu bikomeze biryo hari gasheri genda gukunda nuko buriya hari ukuntu unyuzamo nawe ntunyumve n'ibitekerezo byanjye rimwe na rimwe ntabwo uba wabimbwiye kandi ntabwo nashyizemo surprise iyo ntabwo ari surprise ituma ntumira abaturanyi bagahura n'amabuye ubu siyo mena umuntu umutwe nari kuruhukira he nyine nari kuruhukira yo nkubita nk'umuntu itafari umutwe nkawume bagombaga nyine kujya gufungwa niyo mpamvu ugiye nkubwira ni nubona nkoze n'akantu niyo kaba gakosa ujye wikaruma sibyo nubona nkoze akantu katari na ngombwa katari na keza ujye wikaruma so ndagira ngo rero utuze ibikoresho bagiye kubitwara bagende baza n'ibindi ariko shenge ngenda gukunda kandi no kurwimana buramba gufite projet nyinshi niyo mpamvu mbagomba ntitubiture buryo ntiweme we nukuri tuza ariko bijyana rega buriya ndagukunda kandi ndakwemera ariko ibi ngibi muzi ko babyita kuvogera urugo rw'umuntu umuntu afite muzi ko babyita kuvogera urugo rw'umuntu ibi ngibi ni nko gufata umukoba urumva ugafata umukoba warangiza ugaha iyi nyama ya rwutintwaza ubundi tugende tujye gukona ingwe ndimba niko umva ngubwire papa sava ngewe ahubwo mwebwe mwaboroshye kuko ntabwo bazi aho baje urabizi wowe nsaba imana nziguhana urumva nziguhana ngewe reka nkwereke munzanire ishoka mbereke mbaza rero nta nubwo ari ukubasa nta nubwo ari ukubasa gusa munzanire n'isuka mbahinge ni wowe uzi guhana ubu waza usanga duhagaze ingwe bakona nta no kurenguriye imondo mbi sawa okay bamurekera ubugwe bwe tegiti ntubona tuza feri nayirangije kugira ngo byari bimeze nakumera gute ndagira ngo tuza gatoya kandi Ndimbati nawe bura ntabwo witwaye neza mu byanze kandi kugaye abantu baje banera hejuru batera induru aho baje turisha abantu nawe ukomeje gukomeza ngo ningwe bakonye imondo mbi urako nisumbire igibiri kuturaburiza ikibazo rero ukuntu nge nyirangije ngira ngo kutukaganya n'umusheri wanjye nkuko twavuganye abavandi
muterura ibikoresho byanyu nk'uko twabyesitaye Voilà. nutama Urumva? Ndigendeye. wibeshye ngaho ngaho Digi. ntabyo barengana Digi. Jewe nutama n'amafaranga yanjye yandasigaye niyo kenshi nzaza kuyifata. barasohora igikoresho cy'ihanga gishaje binjiza bitari ibyo bose ntabwo tubivuga televiziyo nshyashya ishaje isohoka ameze mashyashya ashaje asohoka bitari ibyo ntibirenga aha ngaha ibyo ndabivuga None se mwumvikane birangiza muva mujyana ibikoresho ibyo ntabyo tuvuganye ntabwo birenga aha ngaha Papa Sava mubwire rero mubwire papa Sava mama ijambo kweli ntabwo birenga reka twumve ibyo Kayitare avuga bimeze bite Kayitare ni mu mijambo iminota ibiri ndayibyaza umusaruro njye ni mu mijambo Mana bivuge byose. Voilà. Bivuge. Papa Sava dore ukuntu bimeze ariko se Reka bivuge ariko Mana. uzishyirankubise wowe ariko se watuje reka vuganye uzishyirankubise wowe Reka bivuge Papa Mana. Sava ushobora guceceka Kayitare akavuga ceceka reka twumve ibyo Kayitare avuga urumva Papa Sava azi wanjye arangije azi wanjye arakomanga ndamukingurira arabwira ati Kayitare wowe kuri umuntu wanjye araza arabwira ati bite musaza ndabwira ati nsarama musaza arabwira ati Kayitare ufite televiziyo arabwira ati Kayitare kuri umuntu wanjye wambabariye ukandiza televiziyo njye nafite na gahunda yo kuyigurisha arabwira ati nose wakaguza ahubwo kufite ubukwe arambwira ati voilà ropwe niko avuga niko yamvuze ngo voilà ropwe ndavuga ati voilà ropwe arabwira ngo nimufashe azaza umugore ayisanga iwe ndamubwira ati wowe uri umuntu wanjye ntari bigafata ndakamutiza arambwira ngo nyuma y'icyumweru azajya icyumweru wageze ibyumweru bingahe wamushenze si ibyumweru bitatu babanye se ubwo mbega yarategetse yarambwiye nyuma y'icyumweru azajya umwererano Urumva bya bintu we. umuhereza televiziyo azayikwishyura mu ntwererano papa Sava umva abagabo nibyo nari ndimo mubwira reka mbabwire uri kubyumva ndimba umugabo hari ahangaha agiye gukora ubukwe ngo ibintu byose azabyishyura mu ki mu ntwererano kuva kuri televiziyo kugera ku iboga ubwo ni nibyo bisaba umva rero mbasaba ijambo umva mbasaba ijambo oya jewe urumva giye mu nama z'ubukwe abantu barashe bariyandika liste yuzura hafi miliyoni ariko baranengushye none si yo batiyandika bari kubigura iki nibyo cyangwa ugenda niho ndaronda ndemba ni wowe umva rero reka rero mubwire papa Sava ibi bintu ni iby'ikivandimwe twigendera oya papa Sava ntabwo mujyanga mudakemura iki kibazo oya twigendere ntabwo birenga aha ngaha yereka nkubwire ari uko bimeze abo bantu ni mubareke ntabwo birenga aha ave wa mugore utamenera televiziyo ave utamenera televiziyo ave wa mugore utamenera televiziyo bisa ave utamenera televiziyo wa mugore ave utamenera televiziyo wa mugore oya wimukabonera kayita umva madede oya nawe garuka madede Bazane hano ariko. we umva mufate madede nubana umva rero ibi bintu tubikemure gute koko ibintu aba bantu sinumva batarabyibye se none si ko ari ibyabo nyine turabyabo madede rero ntabwo nyumvira. tuza wararongowe nyine warongowe nabi nta mugabo ufite wirwana umwe mugabo se ko ari urupupe ari urunonosi none se iby'abandi biguma yitaje ni gana soni buriya saritaza mu biki ko gikanura nk'ikabutura ayo wagaye ko bitwa umushake mureka umugore mu nige uretse duke muri ibi bintu kizamwita nta mugabo ufite madede nta mugabo ufite reka turebe uko tubyanga turebe uko tubyanga